agenda sha wowe no ubuze koko sha ariko nzabigerageza rwose mbikore. Ega sha mwanya ni mutoya nase ubwo uri murambwira ibyo ngibyo ugira ngo nge wa musheri wanjye nitubirimo neza. Ndatera ivi vuba da. Aya twagiye iwawe nyine mu cyumweru gishize ariko nta nibagiwe kuvuga ko yanambwiye ko uyu munsi ashobora kuza kunsura. Uyu munsi araza kundeba niyo mpamvu niriwe mu rugo nanze kugira njya rwose nta wundi budget tukarisangira. Uretse gato ndaza kongera muvugisha aho kumenya ari we. Hello baby. Nanzi kuri butire. Ese ko jwira kameze bite? Ese ro gukora bibaye kibazo. Ese meze. Cyane imeze neza ariko nyine urabona bitangiye kuba nabi kubera aho. Ese ngiye muziki. Asungu neza kutsana gukora ukanga. Mbabarira. Kwifatira ku ntebe humo. Ko twavuganye se wishimye nzi ko uzanye no kunsura ubu. Kono bugora aho ndaka. Mumeze neza. Ese ko kindi kugukora ukiraka. So buryo uzajya umuraho. Shomba tuzabana gutya kugeza rye ko kutabi. Shomba tuzabana gutya kugeza rye. Mumeze neza. Tisange zose ziziko kariwe mukobwa nihereye. Ariko ibintu nkora. Se mukozi. Basi wamaye amahirwe yawe bwari. Ubuse koko ndi kuzira ko ndi igikara. Kisa ndabikubwiye. Nzaje kwikorogesha basi. Ndabikubwiye. Ese ndi kuzira. Nasundi wabaye. Ku buryo icyo nzi cyo amakuru ndafite ko nta muhungu wundi ukundana. Sibyo. Uzi imyaka ishize yose ndi kugerageza. Warabyanze. Sinzi ikintu uri gupfa n'abahungu ngewe byarananyobeye rwose byarancanze. Nasubwiye n'iki kinzanye. Sikaro kunsura. Rero Simba najya ngo mubwire. Nyine urabizi nabo twabanye nawe. Sibyo? Ariko urukundo rwanjye nawe kubona ntazi. Tazi. Sona nagukunda. Wenda wewe ntabwo nkunda ariko ngiye cyo nzi cyo nuko ngukunda. Undi muri make Simba nawe nshaka gukundana nawe. Kuko ubu ngubu nzabigire nego. Nyine gukundana nawe nabihaze ntabwo nyibikeneye. Wamazi. Ntabwo wazi rwose. Nese basi nkora iki? Nyine ndeka buri wese acuka. Acuka. Ibyo nge nabirangirira. Birangirira ngaho. Ako ubundi ubungu ujya wibuka amafaranga yose nagutanze. Ose turadufaranga nawe bawo. Ngaho ipantaro nziza. Teka. Simba yaguze. Umupira mwiza Simba yaguze. Agakanzu keza Simba yaguze. Udukweto tugezweho Simba yaguze. Nyine warakoze kubingurira sibyo warakoze kubingurira rwose. Ngaho binsubiza. Guki? Nsubiza yo nagutanzeho yose. Ese koko urumva bishoboka? Akoma naratanze icyanjye cyose mfite kugira ngo ukunde unkunda. Sibyo? Ariko ibintu buri kunkora sinzi ibyo ari. Simba ngewe imvanga mu mutwe nakubwiye ko nakeneye gukundana nawe mbabarira. Nese ubu ngaho mbwiye. Ubwira iki se? Uzi ibintu byose nagutanzeho bimeze bite?
nyine byihanganire uno so uragira ngo mbikwishyure ndabikura he ananjye umuriro nawe se ubimenye uhita unagenda okay mami narabyakire naribi ntacyo ndengejeho ariko siki umunsi umwe nzishyura uzishyura gute nzishyura gute uzankorera iki kwanza genda byagoranye se wakintu ndaga sinabisi njya simbikura krina bisi ndaga iragorana man na bisi ne ya neza waruno nyambiriti si wakintu faya seman kibuka wanagishizera ndagacu do nyumvira uridage nawe wakintu ko twanabihekenya tukibuze waraye shanasha kora kwifarashi tugenda umusi nibyo sishama mu bicu Kristo njye mwana nabyo yana amadaki ni gute biba byumve ngira yagiye mu ijoro adapfuye atafata kaye na bisi ago byava icyo tutse ngwino nkwereka sha wowe ki wambaye ukutse ngiye wakubyo wambara ikoti gero ko ngiye murantira ufiere wakintu waje kuso ras nkwereka sha kiramwereka ariko man urajyanga isemba rinyisha acumye man gira nawe kira akira none akira narafata ku kabure fata ku mambu zifata cyangwa ngo yinyoko uri kwanduza umutwe sha fata nkwereka shaka umunwa kwajya ngo urumwiga kuri mwe ukwezi umaze mu muntu uramenye tukafata cyahuse ukwezi umaze mu muri kwezi no nsanyejo bundi uraywa kurasa umudagesha urajyanye twongeye kujya ku kayinda umuntu wi ari neza wakintu uri kubona kariya gahene kaziritse hariya Mumbare no kuri nanje kubareba ngo idage n'umuyobozi nanje kubareba idage shaka kuba ari inyobozi oya no kuri uriki mapeti yawe nanga tuguye mapeti yawe nanga giye wimvuna ndakuvuna cyacumura gifite man ninuza na kazi nari nje kubazanye igiki nembaza ni akazi ka vuga memuretse kukiye idage yitondere nanze nahaguruka nkabwira amagurutse yego vuga umu wasuri mese gutyo sha umuntu wasuri wacu nanjye kubaha akazi kai ko kujya kunzenera umukobwa angahe ufite angahe mureke nyine tunegosiye nahagurutse shasha numva shaka kwanga uri kuniga boss ugiye kuba amafaranga yari nadushiranye ngire boss reka mbabwire bafite akazi ko kujya kunzenera umukobwa sibyo ndashaka ubwombo wageze uko gufata ikirayi oya nta mpamvu hari umukobwa ngiye nararikiye ndamushaka cyane azari twakitaraga ubwo twizere ko ataranda ejo tuzakushyira mu byago nawe turagushima ni umukobwa ukuze ariko sinzi ikintu cyatumye nyima nanjye yarakwima nitagiye kubaza n'amafaranga nashaka banda age 12 turakiza yavuye mu kazi anyura mu muhanda uri hara munsi yo kuri polisi neza subwo ngugo kutuga nitunazi n'ifoto umva semani nayo ndayibaha irihe ni umukobwa aturuka kuri polisi umva munsi y'umuhanda ariko tujyane
waba tuangiye ushaka umuntu ngatuka kuri polisi ushaka kutujyanayo hari ikintu n'icyo mwaretse nkababwira tubwiye kuri polisi bakuye murimo murakina n'akazi gahangaza inote y'ijana ngora amafaranga ijana noneho okay nari desa aho twagerageza desa twajyaje ariko nawe ntagaturuka mwamukorera ko nimugoroba na ibyo nago bikora apfa ko munyinjiriza mu nzuko sohoka nago bikureba arinjira yego mba pesa yanyu nigende sibyo ngo turajyana ikibazo rero ni kimwe kubera hubu yirari nje na phone nzanye sibyo mba mberetse ifoto ye ikiza nuko twazamukana tukajyana mu rugo ngabereka ifoto ye mukamenya naho muzaza mumuzanye sibyo izindi diro twazipangira mu rugo iwanjye akanika fresh waruno dukubita n'icyakase biryo wanjye si ikibuze twaje nyire zamuka icupa ribanze bitwaye nta abantu bagabo batangiye kunywa ibintu utaza mu rukundo ariko rero twaje Simba, ibi ni ibiki ndi kubibona? mvaga amafaranga yose nagutanze kuko bamatira agenda gutya amara asabwo dore ni bagara umara ntakimenya kuri Simba, ibi ni ibiki waguze? Nageze gute? man njye ntabwo nibaza ukuntu nayo kugutanga amafaranga nayo nagutanzeho bangize ukambwira ngo ndagikati ngo tutangi ngo tugende ngo buri wese acukunda cukaga Ibaze ibintu wakoze ni ibisanzwe gusa amasogisi yanjye Simba, nega amatwi mbanze nkubwire impamvu. oya wimbwira ukuntu wifata ugafatira umuntu w'umugabo uzi n'amafaranga yagutanzeho Banza unyumve impamvu, banza unyumve impamvu njye impamvu zawe buri gihe ntabwo ziba Simba, reka nkubwire njye navuganyaga kuko gatera sida uri kunyumva. Impamvu ngenda ngatera abahungu bose ni ukubera ko mbakunda ntago njye nshaka kubanduza uri kunyumva. Ndagukunda cyane Simba, urabizi. Niyo mpamvu rero nafite agakoko gatera sida. Niyo mpamvu njye naje nkakubwira ngo ntago ngukunda, sinshaka gukundana nawe, ni ukuvuga ko mfite agakoko ntago nshaka kukwanduza. Uri umusore mwiza, buri mukobwa wese yakwifuza gukundana nawe. Simba, kuko ibintu wabikoreye iki? abakobwa b'iki gihe ubwenge mwabara bushyize he Ibintu wabikoreye urifata ukihomba ku muhungu umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu uzi yuko urwaye sida sha biraba ibyuye we none se ko naje nkaguhakanira kugira ngo umuhe amahoro iyo sida nazayikwanduza none reba ibintu ubu se iyo bimbwira kare ko urwaye sida nabimenya noneho namenya yuko urukundo rwanjye nawe rudashoboka kubera icyo we wagerageje kumfata ku ngufu nanzi ko ari ibisanzwe bya bindi abakobwa mwese mwigira none koko unyanduze sida ku bushake Simba, ntabwo bisa nawe wayanduye kubera amakosa yawe. Ibintu wabikoreye
n'akazi ndakaretse uyu munsi sinjya. Gira vuba byuka wambare. Byuka wambare we. Ubundi kumva nazana nk'icyuma nka gusogota iryo josi nkarivanaho. Mana yanjye.